Nizere ko mumeze neza cyane. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Uyu munsi wa none tugiye kwiga gukoresha application bita Motion Ninja. Iyi application niyo tugiye kwiga gukoresha. Iyi application rero nshuti bavandimwe ni nziza cyane. Uramutse uri umu content creator udakoresha iyi application uba ufite igihombo. Gusa gato ndabasuhuje abameze neza, mukomeze mumere neza, kandi n'abatameze neza muri iyi si murabizi niko bigenda, ibintu bigenda neza ejo bikagenda nabi. Mbifurije kugumwa kumererwa neza, ariko niba ufite ibibazo ugatuza wumva ntacyo baye, twikomereze ku byacu. Iyi application rero ukuntu ikora, uraza ibintu ngiye kubigisha bikora muri application abantu benshi ndabizi ntabwo bayikoresha. Tuzigamo uko ushobora gukoresha indirimbo application, ukoresha indirimbo ukoresheje application, twigemo uko wakora filime mpuzamahanga, twigemo ibintu byinshi. Application ibintu byinshi tuzayiga mu bice bitandukanye, ntabwo twayigira rimwe, ndabizi mwarambirwa, abantu benshi ntabwo mukunda ibintu birebire. Let's go. Tugiye kwiga gukora indirimbo dukoresheje ifoto. Dukoresha ifoto igira na record nziza cyane. Turaza dukande kuri iyi application yacu, dukandeho dutegereze, dukomeze dukore wait. Iyi application ikubiyemo ibintu byinshi cyane pe. Application ni nziza cyane. Ni nziza cyane. Turategereza. Ndabona bigenze neza. Turaza hano, turaza kuri new project. Utu tuntu urabona, utu tuntu tuzagenda tubasobanurira, aka nzakabasobanurira, n'aka nkabasobanurira, n'aka icyo kamaze. Utu tuntu twose nzatubasobanurira kabisa, nizo nshingano zanjye. Niturangiza tuze twinjira hano muri new project, dukandeho. Video yacu ntabwo ari kuri TikTok, niyo kuri YouTube, ariko ngiye nkunda agakava gateye gutya. Ndaza mpitemo kano gakava nkunda aka. Niturangiza tuze dukirike hano kuri create project. Niturangiza turaza hano, turaza dukirike kuri plus. Tumara gukika kuri plus, ubwo hano ngaha tugiye kureba ifoto tuza gukoresha nk'indirimbo yacu. Ifoto turakoresha indirimbo yacu. Mwihanganire amafoto muragenda mubona ngaya bagiye turuka kuri WhatsApp, kandi ntabwo aba ari fresh, sindi kubikunda. Tuza duhitemo iyi foto, tuyireke igereho, dukande kuri yagezeyo. Ifoto yacu sasa dore yageze. Icyo turakora, niba ari indirimbo y'iminota wenda tuvuge 2, turaza dukurure. Reka turekerane wenda none tumara gukurura ifoto yacu. Nta bintu byinshi tweditinga mu ifoto yacu. Turaza dukande hano niba hari ibindi bintu dushaka kongera mu ifoto yacu. Turaza dukande hano. Tumara gukanda hano kuri edit, tuze turebe ko ari byo tureditinga iyi foto.
ushobora kuba ushaka kuyikurura ugakanda hano kuri basike. Basike icyo hamaze ni ugukurura, uraza ugakurura ifoto yawe ukayikurura 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 bitewe n'uburyo ki wumvamo ishaka kwimana. Mugakomeza ugakurura, application nziza cyane bavande, ugakurura 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 bakayajamo fresh. Ifoto yacu turabona ko yagezemo neza cyane. Okay, yamara kugeramo ukaza biterwa hano kuri mira icyo hamaze, ushaka guhinduramo abantu bane. Ushaka guhinduramo abantu bane kuri mira nicyo hamaze. Kuri mira hindura iyi foto ishobora guhinduramo abantu bane. Sorry, bane ubacuritse cyangwa se ubazamuye bitewe n'ibyo ushaka. Okay. Niturangiza turaza tureke gutya nta kibazo. Aha kuri ushaka kuyicurika biterwa n'ibyo ushaka gukora, mbese kuyicurika ukurura kano bitewe n'ibyo ushaka, mbese kuyigarura gutya, ushaka kuyigarura ubona biriya utabikunze uyigarura gutya, cyangwa se biterwa n'ibyo ushaka gukoresha mu ifoto yawe. Ifoto yawe biterwa n'ibyo ushaka gukoresha, nta bindi dukora, turakora ibyo dushinzwe katuyigore muri cyerekezo cyayo. Twayigaruye ifoto yacu, twagize dute, twayigaruye biterwa n'ibyo ushaka gukora. Ngiye ndumva nshaka ko wenda yaba imeze gutya, nkande kuri ivi buriya ntabwo mbikunze. Ndaza ifoto yanjye nyisubize, biri kunjabuka, mbese ukora ibyo ushaka tu. Ukamvuga ngo ushaka ifoto yanjye imera gutya, kandi kuri ivi. Nindangiza ikintu ndakora, ndaza hano, nshobora kuba nshaka gukatura umuntu mbona ari ngombwa, akanda hano katumukata turi ko tubakase bagasigara uko byagenda. Turategereza kuriho ibici background, murabizi ni ibintu bijya bitinda. Turakomeza dutegereze, iri gutinda turategereza. Okay, iyi foto tubonye ko itavaho background ngo bikunde, ntabwo byakunda, turayireka bitewe n'uko imeze. Sasa ngiye rero biriya sinabikunze, ndaza hano kuri basi. Ushobora kuba utakunze biriya bintu, ushobora kuba utabikunze, ukaza nkabitsira ngiye kubera ko ntabikunze ku ifoto yanjye yaba imeze kuriya. Ndakomeza nzi kubidiritinga, ndaza nyikuremo, sinabikunze. Ngiye gushaka indi foto nziza, ngiye gusubizamo ya foto ni ya yindi ndasubizamo, ariko ngiye biriya kuri imeze ntabwo nabikunze, ndaza mpitamo iyi foto, nkora kuri ari nadinge igiremo, ndagaruka nanone nze ikure nk'uko nabishakaga. Nayikubiye nabirangije. Hano naberekaga kuri tutorial bitewe n'ibyo wowe ukunda, simbizi. Nindangiza hano ho murabizi ni add just, abari kongeza muri cyase kugira ute ushaka kwambika inuza mask wakoresha hano, biterwa n'ibyo ushaka na mask ushaka kuyambika, biterwa n'ibyo ukunda. Ngiye ntabwo nkunda ibintu bya mask, ndayireka gutya, ndangiza muyivure. Nicyo ndakora, ndaza hano ubwika mukabona imikurure, nimara kuyikurura icyo ndakora, nshaka gushyiramo wenda umuziki. Sorry, ushaka kumigisinga akandi gafoto ku ruhande ukuntu ubigenza, uza hano kuri mix, ukanda hano,
kamigisinga kano gafoto wenda cyangwa se kamigisinga aka nkaradingeho. Kamigisinga nze nkashyira hano. Turavuga wenda ushaka kugira ngo ijyemo imbere ikintu kano kamaze kano ka burida kanze nka kirike kugira ngo mubashe kuba mwakabona. gato aka ka buridingi uri kumigisinga nkashaka kuyihuza ngo ijyemo imbere bisa naho byari biri kumwe kandi bitari kumwe. Ahangaha uhitamo ugahita uvivura. Urabona ko wagira ngo byari biri kumwe kano ka emoji. Ndangiza nza ka emoji kanjye akuri nkarigize sorry zingakuruhe ku ndirimbo ngiye kweditinga rero. Ndaza hano ujye kuri audio, ngere kuri audio ndaza guhitamo indirimbo. Wenda ushaka izo wadownloadinze ukuye kuri application waca hano. Izi zose ntabwo nazidownloadinze ariko ngiye kamaviye ntabwo ari iyi nshaka. Ko atari iyi nshaka hano ndaza hano kuri recent mpitemo kuri lokali nze hano kuri gato kuri recent nze mpitemo indirimbo agariye nshaka. Ndaza ndabikura moto. Ndaza iyo nshaka ndi kubona iri kuri video ndaza kuri extract music from video. Nyine aba ari ya video iri mu ntuza iri mu ndirimbo. Ndaza indirimbo ngiye nashyizemo iyo video ni iyi ngiyi ndayihitamo niyo nibeshye. Sasa ushaka gukora indirimbo uraza ukagabanya akavolime.